tumenye bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venan McGee ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe, kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twaganiriye uko Imana yiyeretse Yesaya, iramweza, iramutuma. Tukaba twarasomye muri Yesaya ibice 6 guhera ku murongo wa 3 kugera ku wa 13. Mu kiganiro cy'uyu munsi turakomereza mu gitabo cya Yesaya ibice 7 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 14. Turebere hamwe uburyo Yesaya yahanuye umwari wagombaga kuzabyara Emanueli. Turebe kandi uburyo Ashuri yagombaga gutera ubwami bw'Ubuyuda. Nyemerera tubanze dufata akaruhuko unigaruke mu kanya twinjire neza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Imana ikomeze kugirire neza. Radio Samirana, 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 Imani happy cyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye bibiliya. Ndakumenyesha ko twinjiye mu gice cya 7 mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Murongo wa 1 n'uwa 2 byo muri iki gice bivuga ku ntambara yabaye hagati y'Abayuda n'Abisirayeli bifatanije na Siriya. Ibyo bigatera Abayuda ubwoba bwinshi. Kuva ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 9 atubwira iby'umugende w'amazi kidendezi cyo haruguru, aho Yesaya n'umwana we Sheyarishayibu basanganiye Ahazi umwami w'Abayuda, amuzaniye ijambo ry'ihumure rivuye ku Mana. Kuva ku murongo wa 10 kugera ku wa 16 mu gice cya 7 muri iki gitabo cya Yesaya havuga kuri Ahazi wanze gusaba ikimenyetso, ariko bigashimangirwa n'ikimenyetso ko umwana wo mu nzu ya Dawidi azabyarwa n'umwari. Kuva ku murongo wa 17 kugera ku wa 25 havuga ku gitero Abashuri bagombaga kugaba ku Buyuda nk'ikimenyetso cy'integuza ko bazacirwa urubanza. Reka rero dusomere hamwe muri Yesaya bice 7 ku murongo wa 1. Haravuga ngo ku ngoma ya Ahazi mwene Yotamu mwene Uziya umwami w'Abayuda, Resini umwami w'Isiriya na Peka mwene Remariya umwami w'Abisirayeli baratabaranye batera Yerusalemu kuharwanya ntibahashobora. Mu gitabo cya 2 cy'Abami bice 16 ku murongo wa 2 tuhasoma aya magambo agira ati: Ahazi ajya ku ngoma amaze imyaka 20 avutse, amara imyaka 26 Yerusalemu ari ku ngoma, ariko ntiyakora ibishimwa imbere y'Uwiteka Imana ye nka sekuruza Dawidi. Ubuhanuzi bwo mu gice cya 7 mu gitabo cya Yesaya buza nyuma y'uko Yesaya yaramaze guhamagarwa agahabwa ubutumwa nk'uko twabibonye mu gice cya 6. Bikaba byarabaye mu gihe cy'urupfu rw'umwami Uziya. Noneho umwana we Yotamu aza kumusimbura ku ngoma, akaba yaramaze ku ngoma imyaka 16. Mu gitabo cya 2 cy'Abami ibice 15 guhera ku murongo wa 32 kugera ku 34 hatubwira ngo mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Peka mwene Remariya umwami w'Abisirayeli, Yotamu mwene Uziya umwami w'Abayuda yarimye. Ajya ku ngoma amaze imyaka 25 avutse, ayimaraho imyaka 16 Yerusalemu. Nyina yitwaga Yerusha mwene Sadoki. Akora ibishimwa imbere y'Uwiteka, yakoraga uko se Uziya yakoraga kose. Yotamu yari umwami mwiza nk'uko na se Uziya yagiraga ingeso nziza. Ahazi mwene Yotamu niwe wamusimbuye, we akora ibibi byinshi cyane. Ahazi yategetse imyaka 16 kandi rwose yabaye umwami ufite ingeso mbi cyane. Ku ngoma ye habayeho ibihe by'intambara bikomeye, byabaye ibihe byuzuye akaga gakomeye muri Isirayeli yose.
Niba wifuza kumenya ukuntu ibintu byari bimeze nabi cyane, inkuru urayisanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 16 kuva ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 4. Hatubwira ngo ahubwo Ahazi agendana ingeso z'abami b'Abisirayeli, ndetse acisha umuhungu we mu muriro akurikije ibizira byakorwaga n'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abisirayeli. Yajyaga atamba ibitambo, akosereza imibavu mu ngoro no mu mpinga z'imisozi no munsi y'igiti kibisi cyose. Ndashaka kuguhamiriza yuko Ahazi yarakabije cyane kuba mubi, kandi yakuwe umutima nuko Abisirayeli bo majyaruguru bifatanije n'Abasiriya kumurwanya. Nubwo kwikubitiro batahise bahigarurira, Ahazi yarafite impamvu zo kwizera yuko amaherezo bazafata umurwa Yerusalemu. Muri Yesaya ibice 7 ku murongo wa 2 aravuga ngo abantu babwira umuryango wa Dawidi bati, Abasiriya buze n'Abefurayimu. Maze umutima wa Ahazi n'imitima y'abantu be irahubangana nk'uko ibiti byo mu kibira bihubanganywa n'umuyaga. Nta mugisha w'Imana Ahazi yarategereje, haba kuri we haba no ku gihugu cyose. Ibyo bituma akurwa umutima n'ubufatanye bwari hagati ya Resini umwami wa Siriya na Peka umwami wa Isirayeli. Mbere yaho Abasiriya n'Abisirayeli bari baragerageje gufata Ubuyuda, ubwabo ntibashoboraga kuba babigeraho, ariko bifatanije Ahazi yizeye adashidikanya yuko bazashobora gufata umurwa wa Yerusalemu. Nubwo Ahazi yari umwami utubaha Imana, Imana ntabwo yari yiteguye guhita itanga Abayuda h'umunyago. Nkuko tubizi mu mateka, Ubuyuda ntabwo bwagombaga kujyanwaho umunyago mu majyaruguru, ahubwo hagombaga gushira imyaka myinshi bakajyanwaho umunyago i Babuloni. Muri Yesaya ibice 7 ku murongo wa 3 haravuga ngo Uwiteka yerako abwira Yesaya ati, sohoka nonaha ujyane n'umwana wawe Sheyarishayibu usanganire Ahazi. Murahurira aho umugende w'amazi y'ikidendezi cyo haruguru ugarukira, kiri ku nzira yo ku gisambu cy'umumeshi. Bitewe n'uko Imana itari yiteguye gutanga ubwami bw'Ubuyuda h'umunyago, yashakaga gukomeza umwami ngo ataza gufudika akiyunga na Egiputa. Maze Imana ibwira Yesaya ngo asanganire Ahazi. Hari ibintu byinshi dukwiriye kureba kuri uyu murongo. Icyambere, Yesaya yagombaga gusanganira Ahazi, kuko ijambo ryatubwiye ngo aho umugende w'amazi y'ikidendezi cyo haruguru ugarukira. Aho hantu hagombaga guhurira umwami na Yesaya hafite icyo havuga. Uyu mugende ni uturukamo amazi y'ubugingo amara inyota b'i Yerusalemu. Aha ni abantu bashobora gushirira inyota. Ntabwo ushobora guhazwa n'umupira wuzuye amazi, ugomba kugira umuheha ushamikiyeho. Ugomba kujya aho amazi asohokera mu mupira. Noneho ibi ni nabyo byagombaga kuba ikimenyetso cy'uko udashobora kubonera umugisha hanze y'inzu ya Dawidi, ahubwo keretse umanutse ukagera aho igisekuruza kigarukira kuwagombaga kuza azanye amazi y'ubugingo. Uwo ni umwami Yesu Kristo, yaje mu gisekuruza cya Dawidi azanye amazi y'ubugingo. Yesaya yagombaga gusanganira umwami ku kidendezi cyo haruguru. Ijambo ikidendezi mu Ruheburayo ni bereka, rikomoka ku ijambo ry'umuzi risobanura umugisha. Ndaguhamiriza yuko muri icyo gihugu ikidendezi cy'amazi cyari umugisha. Iri jambo riboneka kandi muri Zaburi ya 84 ku murongo wa 6 havuga ngo imvura y'umuhindo icyambika imigisha, ahandi hose hagasendera imigisha. Iki rero ni ikintu gishimishije cyane. Noneho umenye neza yuko ari ikidendezi cyo haruguru. Haruguru ni ijambo ryakoreshejwe inshuro zirenga 30 rivuga isumba byose. Wibuke yuko byavuzwe ko uwaje guhesha Aburahamu imigisha yari umutambyi w'isumba byose. Ibyo wabisoma mu Itangiriro ibice 14 ku murongo wa 18. None imigisha y'isumba byose yatangirwaga aho ikidendezi cy'amazi kigarukira ubwo Yesu yazaga mu isi. Ku nzira nyabagendwa yo ku gisambu cy'umumeshi. Inzira nyabagendwa ni inzira zikikiye imirima zituma abagenzi batandura ibirenge. Iri jambo ryumvikana neza mu mvugo y'umwuka dusoma mu Migani igice cya 16 ku murongo wa 17 havuga ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Iyi nzira nyabagendwa ni inzira yo kwera. Yesaya yakunze gukoresha imvugo nk'uko tunabisanga muri Yesaya ibice 35 ku murongo wa 8. Haravuga ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Iki ni ikimenyetso gishimishije kivuga kuri uwo ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Umuririmbyi wa Zaburi ya 84 ku murongo wa 5 yaranditse ngo hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Ni ukuvuga ngo hahirwa ufite uwo ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Kandi nanone wibuke yuko mu isanganiro hagombaga kuba mu gisambu cy'umumeshi.
igisambu cy'umumeshi niho abantu bazaga kumesera imyambaro yabo. Twabyita ko hari ku imesero ryo muri iyo minsi. Tubyerekeza ku buzima bwacu, niba twifuza ko imibereho yacu bayejejwe, tugomba kuza ku mwami Yesu Kristo. Yaravuze ngo, none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Aya magambo yanditse muri Yohana 15 ku murongo wa 3. Noneho rero kuba Yesaya yaratumwe kujya guhura na Ahazi muri uriya mwanya ntabwo byari impanuka, bifite icyo bivuze kuri twebwe mu buryo buhambaye bwo mu mwuka. Yesaya yabwiwe kujyana n'umwana we Sheyarishayibu. Iri ni izina ry'umuhungu ariko rikoreshejwe mu buryo butandukanye nubwo tuza kongera kubona mu gice cya 8. Sheyarishubi bivuga abacitse ku icumu bazagaruka. Ikintu gishimishije n'ukuntu mu bintu byose Imana itigeze ibura abasigaye bacitse ku icumu bayikiranukira. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, samirana, samirana usemerera. Samirana, samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Samirana, samirana, samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Samirana, samirana, samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Muri Yesaya ibice 7 kuva ku murongo wa 4 kugera ku wa 9 aravuga ngo, maze umubwire uti wirinde uhumure, witinya kandi we gukurwa umutima n'uburakari bw'inkazi bwa Reseni n'Abasiriya n'ubwa mwene Remaliya. Bameze nk'imishumi 2 y'imuriza icumba, kuko Abasiriya n'Abefurayimu na mwene Remaliya bagufitiye imigambi mibi. Bavuze ngo nimuze duhaguruke dutere Ubuyuda tubakura umutima, tuhace icyuho twiyimikire mwene Taberi abo umwami waho. Ariko Uwiteka Imana iravuze ngo, imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora, kuko umutwe wa Siriya ari Damasiko n'umutwe wa Damasiko ukaba ari Resini. Kandi imyaka 65 itarashira Abefurayimu bazatagarana babe batakibaye ishyanga. Umutwe wa Efurayimu ni Samariya, kandi uwa Samariya ni mwene Remaliya. Nimwanga kwemera n'ukuri ntimuzakomera. Ingingo nkuru y'ubutumwa nukumenyesha Ahazi ko atagombaga guterwa ubwoba nuko abanzi be bombi bo mu majyaruguru bari bifatanyije. Imana yari imaze kwemeza yuko ibyo bagiye kwinjiramo bizabaviramo gutsindwa. Ikibazo rero n'ukuntu Ahazi yagombaga kubimenya. Ubusanzwe nta kintu yafataga nk'ukuri, ikiye kwari ugushidikanya gusa, ntacyo yizeraga. None se yagombaga kwemezwa n'iki ko ibyo Yesaya yaramubwiye ari ukuri? Imana ntiyigeze igira uwisaba kwizera ikintu kidafite urufatiro cyubakiyeho. Kwizera ntabwo ari ukugenda buhumyi utazi yujya hanyuma ukavuga ngo Mana yanjye ndakwiringiye. Ibyo ni ubupfapfa. Imana ntabwo ijya idusaba gukora ibyo. Nk'urugero, mu gukizwa kwacu ntabwo tujya tuzana umwana w'intama wo gutambwa igitambo. Ukwizera kwacu kubakiye ku mateka y'urupfu, guhambwa no kuzuka by'umwana w'Imana. Imana ntabwo ijya idusaba gukora dushidikanya tutazi neza amaherezo y'ibyo turimo. Hari icyo Uwiteka dusaba, kwizera no kwiringira byubakiye ku rufatiro rukomeye, kandi nirwo rufatiro rwonyine. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino bice 3 ku murongo wa 11 niwe watubwira ngo, kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Niba umuntu ari umunyakuri utizera kandi ushaka mu by'ukuri kumenya Imana nta buryarya, azaza mu kwizera gukiza. Mu buhamya bwe bugufi Dr. Vernon Magi agira ati, abantu nigeze nganira nabo bavugaga ko badashobora kwizera, ntabwo bavugishaga ukuri. Nk'urugero, hari umusore utuye San Francisco wambwiye ngo, rwose ndifuza kwizera, ndacyari gushakisha ukuri. Noneho uwo muntu akaba yarabanaga buraya n'umukobwa w'inshuti ye, ubundi akavuga yuko ari gushakisha ukuri. Ikibazo aho kiri
nuko nta muntu n'umwe ufite amaso apfutse ku buryo atabona keretse iyo ubwe ashatse kuyapfuka. Niba mu by'ukuri umuntu ashatse kumenya Imana noneho akareka ibyaha bye akabivamo agahindukira Kristo, Imana izamwiyereka nawe amenye ukuri. Muri iki gihe ikibazo nuko abantu benshi bumva badashaka gukorana n'Imana. Icyo ni nacyo kibazo umwami Ahazi yari afite, ntabwo yashakaga gukorana n'Imana. Ngaho nawe nyumvire. Reka tuganire noneho kuri iyi ngingo ivuga uburyo Yesaya yahanuye ku mwari yagombaga kubyara Emmanuel. Turasoma muri Yesaya ibice 7 guhera ku murongo wa 10 kugera ku murongo wa 11. Bibiliya iratubwira ngo Uwiteka yongera kubwira Ahazi ati, saba Uwiteka Imana yawe ikimenyetso, usabe ikikuzimu cyangwa icyo hejuru mu kirere. Imana yari izi neza ko Ahazi adafite ukwizera kandi yifuzaga guha umwami ukwizera. Nyamara Ahazi nta kindi yari cyo keretse n'iryarya iyoberanya gusa. Kandi no muri iki gihe hari abantu benshi bakwirakwiye hirya no hino bameze batyo. Niwumve neza nshuti yanjye uburyo Ahazi yashatse kujijisha ko ahari nawe yubaha Uwiteka. Turasoma muri Yesaya ibice 7 ku murongo wa 17 aravuga ngo, ariko Ahazi aravuga ati, ntacyo nsaba, singiye kugerageza Uwiteka. Mbisaho aya si amagambo meza yavuze, arabivuga neza rwose. Nyamara n'umwe mu ndyarya zikomeye wasanga mu byanditswe. Mbega ukuntu bitera umujinya, kandi ibwira yuko ari nako Imana yabyumvaga. Muri Yesaya ibice 7 ku murongo wa 13 aravuga ngo, Yesaya aravuga ati, nimwumve yemwe mwa muryango wa Dawidi mwe, murushya abantu mukabona biboroheye, none murashaka no kurushya Imana yanjye nayo. Ndibwira yuko bitagize icyo bitwaye n'inkubarira kandi gakuru. Umunsi umwe mu ishuri ryo ku cyumweru ry'abana bato, abahungu n'abakobwa, umwigisha yaganiraga ku nkuru z'umusamariya mwiza. None uko agenda aca umugani akabishushanya byerekeza ku buzima busanzwe. Avuga ukuntu uwo mugabo yaguye mu gico cy'abambuzi n'uburyo yakubiswe amaraso akava cyane mu bikomere bye. Avuga ku mutambyi n'umufarisayo, none aza kugera no ku musamariya mwiza. Yashakaga gutanga inyigisho ayerekeza ku buzima bw'abana. Abanza kubaza umukobwa umwe ati, none se wowe wari gukora iki? Aramusubiza ati, njyewe nari kugumana nawe nkamugaburira igihe gito. Hari n'undi muhungu wumvaga atasubizaho igitekerezo cye, maze aravuga ati, njyewe nari kumuzanira igipfunyika cyuzuye ibiryohereye. Umwigisha azenguruka ishuri ryose abaza buri wese ikibazo, aza no kugera ku mukobwa umwe muto wari ufite ubwoba mu maso. Umwigisha aramubaza ati, wowe se niki wari gukora? Aramusubiza ati, aha, ndumva njyewe nari guhera ko nduka. Ndakubwiza ukuri ko hari kamere uwo mwigisha yari yabyukije, kandi uwo mwana yabivuza bikuye ku mutima rwose. Ndibwira ko ari nako Imana yiyumva iyo irebye ibyacu byo kubaha Imana. Shuti muvandimwe, ntiwibwire yuko uba ushatse gukiranuka cyane iyo uvuze ngo reka da ashwi, njyewe ntabwo nzagerageza Imana. Imana ubwayo iravuga ngo, nimunsuzume mungerageze murebe ko ntari mwiza. Mu by'ukuri numva ncitse intege iyo ndi kuganira n'abantu bavuga yuko bagiye kureba ikindi bakora ngo babashe kucyongera ku kwizera. Yewe nshuti muvandimwe, tegereza kugeza ubwo Imana iguteretse ku rutare. Tegereza kugeza ubwo Imana iguhereye umuyobora uhamye mbere yuko ukora iby'ubupfapfa ngo hanyuma utangire kunenga ibya Kristo. Imana yabwiye umwami utarizeraga, iramubwira iti, ntabwo ndi kugusaba kwizera ubutumwa bwanjye kubera ko Yesaya yabuvuze, ahubwo ndashaka kubukira ku rufatiro. Ndashaka kuguhereza ikimenyetso kidasanzwe kugira ngo umenye yuko ubutumwa bwavuye kuri jyewe. Ariko Ahazi yakomeje kwanga gusaba ikimenyetso. Ubwo rero Imana yagombaga gutanga ikimenyetso itagihaye Ahazi, ahubwo igihaye inzu yose ya Dawidi. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Samirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, 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 usemerera. Samirana,
muri Yesaya ibice 7 ku murongo wa 14 aravuga ngo nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwita izina Imanueli. Imana yubatse urufatiro munsi y'ubuhanuzi bwayo, kandi noneho niba ushaka guhinyuza ngo umenye niba koko kuvuka k'umwana wabyawe n'umwari ari ukuri, wabibona usomye mu butumwa bwiza bwose uko ari bune. Nk'urugero, mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo tuhasoma ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo we Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana mubonekera mu nzozi ati: Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'umwuka wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu b'ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo: dore umwari azasama inda, kandi azabyara umuhungu, azitwa Imanueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Aya magambo dusomye tuyasanga mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya mbere guhera ku murongo wa 18 kugera ku murongo wa 23. Yesaya igice cya 7 ku murongo wa 14 wahindutse umwe mu mirongo yo mu byanditswe, ugibwaho impaka bitewe n'ubuhanuzi bw'ivuka ry'umwana wabyawe n'umwari w'isugi. Abatizera bashatse kuwutesha agaciro bivuye inyuma, ndetse bashakana umwete impamvu nyirabayazana yatuma bahakana iryo vuka ry'umwana wabyawe n'umwari, ariko barananirwa. Urugamba rwari rwubakiye ku gisobanuro cy'ijambo ry'uruheburayo rivuga ngo almah, ryahinduwemo umwari. Kuba marayika yarasubiyemo aya magambo dusanga muri Yesaya ibice 7 ku murongo wa 14 akayabwira Yosefu, bisobanura mu buryo buhagije ko Mariya yari atwite mbere yuko Yosefu amurongora. Ibyo bikaba ari ikimenyetso gihagije ku buhanuzi buvuga ku mwari wasamye inda atararyamanye n'umugabo. Ijambo Matayo yakoresheje, kuko turisanga muri Matayo igice cya mbere ku murongo wa 23, ni ijambo ry'urugiriki ryitwa parthenos, risobanura ngo umwari. Iryo jambo ry'urugiriki niryo rikoreshwa no kuri Parthenon, bisobanura ingoro y'Abagiriki yari ituwemo imanakazi Athena, uwo Abagiriki bafataga nk'umwari. Muri Bibiliya zo hambere ijambo ry'uruheburayo almah ryari ryarahinduwe mu ijambo umugore ukiri muto, noneho munsi bakahandika umwari. Muri icyo gihe bari barabicuritse. Impamvu bamwe batanga ikaba yuko almah bisobanura gusa umugore ukiri muto. Nubwo ari ukuri ko ahantu hamwe na hamwe mu byanditswe iryo jambo rihindurwamo umugore ukiri muto, hari ikimenyetso simusiga cyemeza burundu ko bisobanura umwari. Nk'urugero, igihe umugaragu wa Aburahamu yajyaga i Harani ashakisha umugore wa Isaka, maze agasenga yinginga ngo Imana imwerekeze ku mukobwa ukwiye, dore uko Rebeka yavugwaga. Turasoma mu Itangiriro igice cya 24 ku murongo wa 16, haravuga ngo uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi, kandi yari umwari, nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Ijambo umukobwa ni ijambo mu ruheburayo rivuga na ara, bisobanura umugore ukiri muto. Nyamara kandi byari bisobanutse neza yuko yarakiri umwari. Noneho ubwo uwo mugaragu yongeraga gusenga kugira ngo Imana imuyobore, yaravuze ngo dore mpagaze ku isoko bibe bitya, umukobwa usohoka kuvoma nkamubwira nti. Aya magambo yanditse mu Itangiriro igice 24 ku murongo wa 43. Ijambo ry'uruheburayo almah rihindurwamo umwari cyangwa se umukobwa. Sinibwira yuko hari umuntu wayoberwa icyo bishatse kuvuga. Mu gihe ijambo almah ryakoreshwaga, ryavugaga ku mugore ukiri muto w'isugi, ni ukuvuga utarigeze aryamana n'umugabo. Iyo umuhanga mu by'iyobokamana ryishyira rikizana avuze yuko Bibiliya itigisha yuko Yesu yavutse abyawe n'umwari, numva ashatse kumubaza niba se yarigeze amubwira akiri umwana muto iby'inyoni n'inzuki. Ashobora guhakana ko yizera iby'ivuka rya Yesu wabyawe n'umwari, ariko ntashobora guhakana ko Yesaya na Matayo bavugaga ku ivuka rya Yesu wabyawe n'umwari. Wongere wumva ubuhanuzi bwa Yesaya, yaravuze ngo dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Emanueli. Yesaya yavuze yuko izina rye azitwa Emanueli, nyamara nta hantu na hamwe mu butumwa bwiza bwose uzasanga yitwa iryo zina. Emanueli bisobanura Imana iri kumwe natwe. Bamwise Yesu bitewe n'uko yari yaje gukiza abantu ibyaha byabo. Nyamara nshuti muvandimwe, ntabwo yashoboraga gukiza abantu ibyaha byabo atari Emanueli. Imana iri hamwe natwe. Buri gihe uko umwise Yesu uvuga ngo Imana iri kumwe natwe. Ni Imana iri kumwe natwe, kandi ni Imana ku bwacu. Niwe mukiza wacu wabyawe n'umwari. Waba warigeze umwiringira se?
mwiringire iki nicyo gihe cyawe. Ubwo Yesaya yavugaga ubuhanuzi dusanga muri Yesaya ibice 7 ku murongo wa 14, birashoboka ko hari umuntu waba yaramusanze akamubwira ati none si ibi bizaba ryari? Mfite amakuru ko Yesaya yaba yararebye mu binyejana biri imbere maze akavuga ati si ibyavuba, hazabaho igihe kirekire. None si ubwo abo mu gihe cye bari kubwirwa n'iki nibi byahanuwe wari ukuri? Kuvuka kwa Kristo abyawe n'umwari kwari kuzabaho nk'uko Yesaya yabivuze, bitewe n'uko Imana yavugiye muri Yesaya no ku bindi byinshi byasohoye mu gihe yabibabwiriyemo. Bumwe mu buhanuzi bwasohoye n'ubwa Hezekiya n'Abashuri, nk'uko tuza kubireba mu cyiciro kivuga ku mateka ya Yesaya. Abashuri bari bikoranije bari inyuma y'inkike z'i Yerusalemu, kandi bari bageze ku 150. Ibintu byari bimeze nabi ku ruhande rw'ab'i Yerusalemu, byasaga nkaho umurwa ugiye kurimbuka burundu. Maze Hezekiya ajya mu rusengero arapfukama, yikubita hasi imbere y'Imana, arataka ngo batabarwe. Imana imutumaho Yesaya amuzanira ubutumwa ko atagomba guhagarika umutima, imubwira ko Abashuri batagombaga kwinjira mu murwa, nta nubwo bagombaga kuwufata. Ndetse Yesaya abwira umwami Hezekiya ko nta n'umwami bazigera barasa muri Yerusalemu. Hari ingabo 150 hanze y'inkike za Yerusalemu, kandi buri ngabo yari ihetse imyambi yuzuye umutanago ndetse n'umuheto mu biganza. Aha twakwibwira yuko muri izo ngabo zose zari hanze hatari kubura nibura ingabo imwe yuzuye ibyishimo, ifite amashyushyo, ikaba yari burasa umwambo umwe hirya y'inkike kugira ngo yumve gusa uko umuntu uri hino aza gutaka. Iyo haza kuboneka nibura ingabo imwe ikarasa umwambi mu murwa hagati, Yesaya ari guhita afatwa nk'umuhanuzi w'ibinyoma. Ariko noneho nta mwambi n'umwe warashwe, umurwa wararinzwe. Haleluya! Ibyo Yesaya yabwiye Hezekiya byaje kuba ukuri, kandi isezerano rishya ribitse ubuhamya ko kuvuka k'umwami Yesu Kristo abyawe n'umwari kwaje kubaho nk'uko Yesaya yari yarabihanuye. Reka dusenga Imana. Mana, ndagushimiye kuko ijambo ryawe ari ukuri, kandi ko riduhamiriza yuko umugambi wawe wo gucungura umuntu wawuteguye kuva kera. Ndasengera uyu mugabo, umugore, umusore n'uyu mukobwa banteze amatwi, ngo niba batarakwizera uyu munsi baguhindukirire, bamenye ko wemeye kuvukira mu isi mbi, urapfa, urahambwa, maze urazuka ku bwabo, kandi kugira ngo be gupfa ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nkurarikire kuzabana nanjye ubutaha. Ubwo nzagaruka tuzakomeza kuganira mu gitabo cya Yesaya ibice 7, duhere ku murongo wa mbere tugere kwa 25. Twongere kurebera hamwe uburyo Yesaya yahanuye ibyerekeye no kuvuka k'umwana witwa Emanueli wagombaga kubyarwa n'umwari. Nzakubwira kandi n'uburyo Abashuri bari biteguriye gutera Ubuyuda. Amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo.fm@yahoo.fr, cyangwa wumviriza iki kiganiro ku murongo wa internet witwa www.twr-org. Reba ahanditse ngo languages, maze ushakishe ahari Ikinyarwanda. Imana iguha umugisha.